MT ikomeje kubitaho ndetse no kubakunda no kubagenera ibibakwiriye. So uyu munsi tujye kwiga noneho beginners mworohejemo basi mwihangane sibyo, banze ntwikire n'abandi bafite ubushobozi buri hejuru yanyu gato kugira ngo nabo mbafashe ibintu bya techniques sio bya tekinike tujye kubyiga. Tekinike ikora hehe? Ikora hagati y'inota n'irindi, akenshi handi amagambo abacecetse cyangwa abatujemo aho yitsa. Urugero like urugero ubwo buntu uri kugenda bujyamo hagati y'amagambo nandi, ugasanga haraho atuje ibintu ushiramo nk'umucuranzi, ibyo bintu bizakujyana mu ijuru. Eka misubiremo utwo tuntu ukora twiza handi bikije amagambo, nibyo bita ama tekinike. Hari ibyoroheje bita ibiraro, ariko kandi tekinike burya nuko bari mu byo bita ama efe. Ushobora gucuranga umuryo ukavuga rimwe, ariko bya bindi biraho by'ibiraro bigenda gake gake, ariko ubuntu nk'ubwo nibwo mukunda kunyicuza cyane bwitwa tekinike sibyo. Tugiye kureba ese muri kamvanemo kapo kugira ngo bize gufasha abanyeshuri banjye muri rusange. Iyi ni reba bisanzwe murayizi, ahangaha ni tekinike ihe dushobora kuvanamo. Kambe na mbere nabahaye akantu ko kumenyereza intoki kugira ngo tekinike zize. Gucuranga umurya ukavuga ko ucuranga rimwe, ariko ukawukanda ukavuga inshuro ebyiri. Izo mbaraga ziva ku rutoki uri gukandisha, ni ukudoma mva ukuntu bivuga ubwabyo. Okay, iyo udomye umurya neza aho ugomba gukandira utinyeganyeje, utagiye hejuru ya freti, umurya uvuga bwa kabiri cyangwa inshuro ushaka. Okay, babyumvishe? Niryo banga rya mbere ryo kwiga amatekinike. Noneho okay, muri re hashobora kuvamo amatekinike ni menshi cyane. Urugero noneho reba ndi muri re, ariko nkubise uyu murya mpita nkucurangisha kano. Okay, ubona ko ari re nakanze n'ubundi. Urugero to ndagacurangishije kano, then nkora ku murya kabiri no gatatu. Urugero rimwe, strumming yose irangiye. Kabiri noneho. Alright, 1. Okay, 1 strumming yose igice wayibonye. Okay, strumming yose. Okay, noneho ahangaha ubona ko nkiri muri position yanjye ya re, ariko urutoki rwa kabiri nduvanyeyo, nkuheshura umurya wa kangahe wa gatandatu, ndawucuranza udakanze, mukande kuri feti ya kabiri, ncuranze umurya wa gatanu,
naho nkukandiye ku muri fret ya kabiri, ncuranze umurya wa kane ntawufashe, naho nkukandiye kuri fret ya kangahe ya kabiri, sibyo? Okay, sibyo? Nkongera strumming yanjye. Okay, twangire indi ya mbere, 1 strumming yose igice, noneho then ukabona gutangira strumming yawe. Okay, iyo ni tekinike ya mbere muri re. Okay, dusubiremo. Okay, okay, then ushobora kuyivamo wigira muri solo yawe, strumming ebyiri. Okay, 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 uva muri solo wakoresha, wacuranga umurya wa gatanu ukawudubura kuri fret ya kabiri, then n'umurya wa kane nawe ukawudubura, then ugasubira muri re yawe. Dusubiremo 1 2 igice, solo, okay, okay, ahangaha muri solo kora strumming imwe, iya kabiri n'igice, pa. Okay, ukabona kuyishyiramo, right? Okay, strumming ni nyinshi, tuzagenda tuzishyiramo nyinshi zitandukanye, nk'uko byarahungu mwe n'abakobwa ni nyinshi. Imana ibagirire neza.